Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uko wahisha ko uri online kuri WhatsApp. Hari igihe uba uri online urimo uhuze ariko ntiwifuze ko buri umwe wese amenya ko uri WhatsApp, ukaba uri online ariko umuntu atabasha kumenya ngo uri online cyangwa se amenye ngo wasomye message ye. Muri video rero nubana nanjye ndaba nakwereka uko wakoramo ibyo bintu. Nibutsa niba uri mushya kora subscribe ukande kunzogera kugira ngo ntakagire video nimwe igucika, nurangiza utubwire muri comment uko wabonye iyo video, nurangiza usharinge ino video ku bantu b'inshuti zawe, nurangiza ukande like ku iyi video. Turagushimira cyane. Reka dutangire video yacu. Uraza muri WhatsApp, byaterwa n'iyo ukoresha, nurangiza urayikirikaho gutya, nurangiza urajya hariya hejuru kuri utu turongo dutatu hano, nurangiza uradukirikaho. Numara gukirika ku turongo dutatu, uraza ujya hano handitse setting gutya, hanyuma uraza ujye hano handitse uti privacy, then urahakirika gutya, hanyuma nurangiza uraza ukirika hano handitse last seen and online gutya. Noneho hano barakubaza hariya hambere, hano hambere ndizera uri kuhabona hano gutya. Hano bari kukubaza ngo who can see my last scene. Ya hano hari ukuntu uba wagiye kuri WhatsApp warangiza ukavaho, umuntu yarangiza yajyaho agahita abona igihe uherukiraho. Hano rero iyo ushatse uhita uza ugashyira hano handitse uti nobody. Hano iyo ukoze ibi ngibi uba uvuze ngo nta muntu n'umwe wemerewe kubona igihe uherukira kuri WhatsApp. Then ndaza njye kuri nobody, tujye hano ha kabiri, hano aha handitse ngo who can see when I'm online. Hano birasobanuye ngo ninde ushobora kubona ko ndi online. Hano rero kugira ngo ubihishe uraza ugakanda hano, uraza ugakirika hano handitse same as last seen. Ubwo muri makeya ni nkaho ubwo ari weho wenyine cyangwa nta muntu wemerewe kuba yabibona. Rero uraza uhakirike gutya, nurangiza ugaruke muri contact yawe nk'ibisanzwe, nurangiza ube urabishoje. Guys, nizere ko iyi video hari icyo yakumariye, yakugiriye akamaro. Bimbwire muri comment ubundi tuzasubire mu yindi video itaha.